Dore rero ikiza cyo gutura cyangwa se cyo kubaka muri site yakaswe n'ubuyobozi nuko ibyangombwa babiguha automatically ako kanya. Mu by'ukuri ntabwo urwana no gushaka autobatiri, imihanda yarakaswe mu by'ukuri yarateganyijwe, amazi n'amashanyarazi byarateganyijwe, ibintu ako kanya uhita ubibona. Aha hantu rero reka nkubwire, iyo utarabona ubushobozi burenze ngo uture cyangwa se uture directement aho amazu aho abantu batangiye kubaka, ushobora kujya hafi yaho hafite ibiciro biciriritse bishobora kungana n'ubushobozi waba wifiteho ako kanya. Yitegereze n'ariya mazu urayabona, ahangaha ni muri Kanyinya n'ubundi. Reka nkubwire ko urenze ariya mazu ukimanukira ukajya hano muri metero 700 cyangwa se 800 uvuye kuri kaburimbo, n'ubundi unyura mu mihanda igendwa ituwe, waza ukigura iki kibanza ku mafaranga ya miliyoni 6,500,000, hanyuma ugahita ukigura rwose ako kanya. Ni ikibanza giciye gikase. Ubundi ibibanza byose nk'uko ubibona ni ibibanza mu by'ukuri biba byarakaswe. Hano hari ubuyobozi bwa site, uraza ukakigura hanyuma ukishyura amafaranga y'ibyo bita ibikorwa remezo. Ibi byose byagiye bishyirwamo, yaba amaborne, yaba amapoto y'amashanyarazi, byaba n'amatiyo y'amazi, hanyuma ugahita uyishyura. Ni 500,000, hanyuma rimwe na rimwe cyangwa se akenshi ukumvikana na nyiraho ukayakura muri ayo ngayo, hanyuma ugahita witwara ubutaka bwawe, wahita wubaka, wasubiza wunguka, byose birashoboka. Aha hantu rero nk'uko uhabona nakubwiye ni Kanyinya, harashaka amafaranga miliyoni 6,500,000. Ushaka wahagura, ngira ngo nkubwire ko ari metero kare zirenga 400. Urumva ko atari kimwe na biriya bibanza byo haruguru, ariko ahangaha harashaka amafaranga miliyoni 6 n'igice, mu gihe hariya hejuru hageze muri za miliyoni 10-12. Niba ubyitegereza neza, hariya hakurya ni ku bitaro, dore nga hariya ni nko muri metero 500-600, hanyuma ruguru yaho kabugeze kuri kaburimbo. Mbese neza hariya niho ubona ni kuri kaburimbo, hanyuma umuhanda uhagera n'uyu nguyu ni nyabagendwa. Ni umuhanda munini wa metero 9 waciwe muri ino site, hanyuma ukaba wagera ahangaha ukigurira iki kibanza kiri kuri miliyoni 6,500,000. Niba ugishaka rero hita uhamagara nonaha kuri iyo nimero ubona kuri ekara yawe, ni GCN Real Estate. Urahita uhabwa ibisobanuro birambuye, cyangwa se utemberezwe wigurira udahenzwe, kuko ejo cyangwa ejo bundi aha naho hazaba hamaze gutumbagira. Na hari haruguru byatangiye ari miliyoni 5, none ubu ngubu miliyoni 10-12. Kukibona ubu uri umugabo ugasiba undi. So nakubwira iki rero, icyo twavuze cyo twebwe nuko tuzaba tuza byanze bikunze dukurikije ubushobozi mwifitemo, ibindi byo muragakira nta kindi.